umuntu yaba atarabatswe mu mwuka wera, nubwo umuntu yaba atari umukristo muzima mwiza ufite imbuto nziza, ariko bishimiye guhanura cyane cyane ku ma YouTube channels. Muri 2023 Imana yampaye ubutumwa mu kwezi kwa mbere ndabutanga. Imana yarampishuye ko hagiye kwaduka umwuka w'ibinyoma, ubuhanuzi bw'ibinyoma ku ma YouTube. Imana yambwira ngo ubu kuyoba gukomeye kugiye kunyura kuri YouTube, kuko ariho nzira Satani abonye. None bene data, mugiye mugenzura murebe ni iki kiri kuri YouTube kugeza ubu ngubu. Ni bivuze gutya, ibi ntabwo bitinze, ibi byo ninshaka mbizire ndabivuze. Amagambo nk'ayo yose y'iterabwoba, harimo n'abashyiramo amatariki ari byo. Ejo bundi hari abashyizemo kuri 15 z'ukwa gatatu hazaba ikintu, sinzi niba hari icyo mwabonye cyabayeho kuri iyo tariki. Ibi bintu byose ni umwuka w'ibinyoma Satani yasutse mu bantu. Gasanga umuntu aravuga indimi zitari iz'umwuka, indimi bihimbiye z'impimbano, indimi bigishwe n'umushumba wabo, bakagira umwanya wo kuzivuga. Biriya bintu ntabwo ari byo. Aho umushumba ahamagara abantu ngo nimuze tuvuge ku rurimi, biriya bintu ntabwo ari byo. Ibyo byose ni uburyo Satani mu gukoresha ngo abahanuzi bayobye babe benshi. Mwongeremo n'ibitangaza. Noneho abakora ibitangaza babikora mu izina rya Yesu, ariko atari Kristo wabibatumye, ahubwo bakamera nka za nzererezi zo kwa Sikewa usanga mu Bujyakuzimu 19. Izo nzererezi zo kwa Sikewa zabikoraga mu izina rya Yesu wo Pawulo avuga, ariko muzi ko abadayimoni nyuma baje kubamenya, barababaza ngo Yesu turamuzi na Pawulo turamuzi, mwebwe muri bande? Ngo nuko barabashwaratura, barya inzara, barabakomeretsa, bahava bavirirana. Yesu adufashe bakunzi bene data. Yesu abagira neza cyane, abarinde. Ndabaramukije bene data, muraho neza. Yesu ashimwe cyane. Ndagira ngo dusengere umwanya w'ijambo ry'Imana tugiye kwinjiramo, kugira ngo Imana inyobore kandi namwe abateze amatwi Imana ibahe kumva no kumenya ubushake bwayo. Dusengere ikirere kugira ngo connection igende neza, kuko hari message ndimo kohereza nkabona zitinze kubageraho, sinzi impamvu, nkabona zitinze gufunguka. Dusenge. Imana Data wa twese uri mu ijuru, ndagushimiye, gushimiye umwanya mwiza uduhaye, gushimiye ijambo ryawe watuhaye ngo turigabure. Tugiye kubikorera mu izina ryawe. Nyemerera uherekeze ijambo ryawe kandi abaryumva bagirira umugisha muri ryo, imitima y'abantu yubakwe mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Dusome ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cya mbere cy'Abami, igice cya 22 umurongo wa 19 kugeza nibura ku wa 23. Igitabo cya mbere cy'Abami, igice cya 22 umurongo wa 19 kugeza ku 23. Mikaya aravuga ati, noneho umva ijambo ry'Uwiteka. Nabonye Uwiteka yicaye ku ntebe ye, ingabo zo mu ijuru zigose zose zimuhagaze iburyo n'ibumoso. Nabonye Uwiteka yicaye ku ntebe ye, ingabo zo mu ijuru zose zimuhagaze iburyo n'ibumoso. Uwiteka arabaza ati, ninde uzashukashuka Ahabu ngo atabare agwira Moti y'i Galeyadi? Umwe avuga ibye, undi bye. Nyuma haza umwuka ahagarara imbere y'Uwiteka aravuga ati, ni jye uzamushukashuka. Uwiteka aramubaza ati, uzamushukashuka ute? Nawe ati, nzagenda mpinduke umwuka w'ibinyoma mu kanwa k'abahanuzi be bose. Nawe aramusubiza ati, nuko uzamushukashuke kandi uzabishobore, genda ugire utyo. Nuko rero dore Uwiteka ashyize umwuka w'ibinyoma mu kanwa k'abahanuzi bawe bose, kandi Uwiteka akuvuzeho ibyago. Imana idufashe cyane. Aya magambo dusomye aratwereka
inkuru z'umwami witwa Ahabu. Ahabu ni umwami w'Abisirayeli. Nyuma y'uko Isirayeli icisemwo ibice bibiri, habayeho i Buyuda n'i Samariya. I Buyuda hasigayeyo umwami ukwaho, n'i Samariya haba umwami waho. Muri kino gihe rero i Buyuda hari hayobowe n'uwitwa Yehoshafati, Ahabu ayoboye i Samariya, ariko akaba ataranejeje Uwiteka. Yari umwami wababaje umutima w'Imana. Imana rero igashaka kumuhana ngo azarimbukire mu ntambara, ku rugamba. Imirongo dusomye ni mike ugereranyije n'iyo nifuza gusoma. Guhera ku murongo wa mbere haravuga ngo, icyo gihe Abasiriya n'Abisiraheli bamara imyaka 5 batarwana, ariko mu mwaka wa 3 nibwo Yehoshafati umwami w'Abayuda yamanutse asanga umwami w'Abisiraheli. Umwami w'Abisiraheli abwira abagaragu bati, harya muzi ko Ramoti y'i Galeyadi ari ahacu, kandi ko twicecekeye tukaba tutahakuye mu maboko y'umwami w'i Siriya? Bukeye abwira Yehoshafati ati, mbese twatabarana i Ramoti y'i Galeyadi? Aha rero cyari ikiganiro cyabo bombi, Ahabu asaba Yehoshafati ngo amufashe batabarane bajye kurwana i Ramoti y'i Galeyadi. Umwami w'Abayuda arabimwemerera. Aha mbibutse yuko ahantu tw'i Samariya imiryango 10 yagiye ku gihe cya Yerobowamu, ho ntabwo tuhageranya n'ahantu h'igice cy'abaguye, imiryango 10 y'abantu baguye, ariko i Buyuda hasigaye ariho i Yerusalemu, tukageranya n'ahantu n'abantu basigaye ku cyicaro cy'Uwiteka Imana, aho Imana iba. Niyo mpamvu wayoboraga i Buyuda yabaga ari fier kuba aho Imana iri, abanye n'Imana neza. Ariko abayoboye Samariya ariyo Isiraheli, imiryango 10 y'Abisiraheli, babaga bafitanye ikibazo n'Imana kenshi, barimo Ahabu uyu nguyu muzi wagize amateka mabi ku ngoma ya Eliya, mabi n'umugore Yezebeli, mabi mu kwica Naboti amuriganyije uruzabibu rwe. Ibyo byose, aha rero Uwiteka akaba afite gahunda yo kugira ngo amuhore ibyaha bye byose. Ibyo yamuvuze byo kumuhora ingeso ze bigeze igihe cyabyo. Bumvise ko Uwiteka ngo yari yicaye ku ntebe ye, ingabo zo mu ijuru zose zimugose. Nuko ngo Uwiteka arabaza ati, ninde nzakuraho umuntu uzanshukashukira Ahabu maze agatabarira Ramoti y'i Galeyadi akagwayo? Urindi jambo, akagwa mu maboko y'umwanzi. Ngo umwe avuga ibye undi bye, bivuga ko buri bose bavuze uko babigenza, ariko ntibagera ku ntego. Ngo umwuka yari ahagaze aho ngaho imbere y'Uwiteka, ngo aravuga ati, ndumva namushukashuka, nabishobora namushukashuka rwose akajyayo. Uwiteka tuzamushukashuka ute? Nzamushukashuka nigira umwuka w'ibinyoma mu bahanuzi be bose. Mu mirongo tutasomye nimuhasoma murasanga uyu mugabo yari afite abahanuzi 400. Aba bahanuzi bose uko ari 400, uyu mwuka aravuga ngo nzabahindukamo umwuka w'ibinyoma, maze bagende bamuhanurire ibinyoma, bamuhanurire ko azagenda, ko azatabara agatabarukana insinzi, kandi ari ibinyoma. Kandi koko barabikoze. Ngo Imana ibwira uwo mwuka ngo ngaho ugenda ubigenza utyo, uzamushukashuka utyo, nabyumvise uzabishobora. Aragenda yuzura muri abo bahanuzi uko ari 400, abuzuzamo ikinyoma kimwe bagihurizaho. Bene data, intego mfite uyu mwanya niyo kubabwira ngo mwitonde. Ntabwo kuba wahanurirwa ibintu n'abantu benshi aribyo bivuze ko bivuye ku Uwiteka. Oya,
ahubwo ndabifuriza kubana n'Uwiteka wowe ubwawe ku giti cyawe, ukabana n'Imana neza, ugakizwa neza, kandi Imana ikagikwisurira, ukabisaba ikagikwisurira. Nuko abo bahanuzi uko ari 400 bose bahuriza ku kintu kimwe. Hari harimo undi muhanuzi witwa Mikaya. Mikaya rero Yehoshafati abwira Ahabu ariko se ntabwo washaka undi muntu tugisha mu inama utaraba abahanuzi 400? Ngo Ahabu yaramusubije ati arahari umwe usigaye utaje muri aba, ariko we ndamwanga ntabwo ampanurira ibyiza. Bene data, iri jambo ntabwo ampanurira ibyiza rivuze yuko abantu bifuza guhanurirwa ibyiza kandi bo ubwabo batabanye n'Imana aribo batuma ikibazo kibaho ku bahanuzi. Ni nabo bagushije abahanuzi, nibo babamaze, ni nabo babahindamo n'ibiguzi kugira ngo babahanurire ibyiza. Umwami adufashe cyane. Ngo ndamwanga kuko buri gihe ampanurire ntabwo ampanurira ibyiza, ahubwo ampanurira ibibi. Yehoshafati aramubwira ati ariko nubwo ari uko bimeze gutyo, mwami nawe bivuga utyo, mutumeho nawaze twumva icyo Imana ivugira muri we. Yesu adufashe cyane bene data. Bamutumyeho, Mikaya araza, umwuka w'Imana avugira muri we ngo nubwo bariya bose bahanuye kuzagenda ugatabaruka amahoro, ariko jye siko mbibona, kuko nabonye ingabo zawe zigaruka zabaye impehe. Ati ntabwo bimuvye nababwiraga se? Ntabwo ajya ampanurira ibyiza rwose. Bene data, ndajya babwira impamvu Imana yanganirije kuri iki kiganiro ngiye kubaha. Babwire ngo umwanzi Satani nawe arimo arakeya icyo twakwita ubutatu bwe, butari ubutatu bwera, ubutatu bwe, nk'uko Imana nayo ifite ubutatu. Imana Data, Umwana n'Umwuka Wera, bitavuze ngo ni Imana eshatu, ahubwo ni Imana imwe ikorera mu butatu. Ubwo butatu ntabwo bugaragara cyangwa bwiyerekanye mu bihe bimwe, no. Hari igihe cyabayeho Imana ikora nk'Imana Data gusa, ariko uyu mwana, Imana Mwana cyangwa Umwuka Wera bataboneka cyane. Ariyo mpamvu tubona yuko Yesu hari amazina ye yari afite yo mu ibanga atari yitwa Yesu. Nabaha nk'urugero rw'amazina nibura 4 abanza mbere y'uko yitwa Yesu. Iry'umukozi w'umuhanga, iryo ryari irye mu gihe cya creation cyo kuremwa. Irya marayika w'Uwiteka ryari irye. Mu butayu yitwa igitare kivamo amazi. Mu gihe cy'imirwano iyobowe na Yosuwa yitwa marayika w'Uwiteka uje kubera umugabo w'ingabo z'Uwiteka. Ariko nyuma yaje kwitwa Yesu Kristo mu butumwa bwazanywe na marayika Gaburiyeli aganira na Mariya. Hanyuma kandi azitwa Mesiya aje kwima ingoma ye. Umwami adufashe cyane. Umwami wacu Yesu Kristo amaze kuza, nyuma haje Umwuka Wera, nk'uko Yohana yabivuga ati ngenda babatisha amazi ngo mwihane, ariko hanyuma njye hazaza undusha ubushobozi niwe uzabatisha Umwuka Wera n'umuriro. Matayo igice cya 3 umurongo wa 11 kugeza 12. Intara yiri mu kuboko kwe. Bivuga ngo iki rero? Bivuga ngo izo 3 manifestation, kwiyerekana kw'Imana Data n'Umwana n'Umwuka Wera, na Satani rimwe aragenda akora nk'uko. Satani akaba ku mwanya wa mbere, Antikristo akaba ku mwanya wa kabiri, n'umuhanuzi w'ibinyoma akaba ku mwanya wa gatatu asimbura Umwuka Wera. Ikibereka yuko ibyo bintu bikomeye kandi ari bibi, mu bihuze n'amagambo Yesu yavuze mu butumwa bwiza bwa Matayo ibice 24 guhera ku murongo wa mbere. Muzasanga harimo ijambo Yesu ubwe yivugiye ngo hazaduka abahanuzi benshi b'ibinyoma, bazaba benshi.
abahanuzi benshi b'ibinyoma bazaduka, bazaza, kandi hazazamo n'abiyita izina ryanjye. Ubwo yavugaga antikristo. Noneho mu bihuze n'ibiriho, murasanga iyi minsi hariho ubuhanuzi bwinshi. Ubuhanuzi ni bwinshi kandi bw'ibinyoma. Abantu bishimiye cyane guhanura, nubwo umuntu yaba atarabatswe mu mwuka wera, nubwo umuntu yaba atari umukristo muzima mwiza ufite imbuto nziza, ariko bishimiye guhanura, cyane cyane ku ma YouTube channels. Muri 2023 Imana yampaye ubutumwa mu kwezi kwa mbere, ndabutanga. Imana yarampishuye ko hagiye kwaduka umwuka w'ibinyoma, ubuhanuzi bw'ibinyoma ku ma YouTube. Imana yambwira ngo ubu kuyoba gukomeye kugiye kunyura kuri YouTube, kuko hariho nzira Satani abonye. None bene data, mujye mugenzura murebe ni iki kiri kuri YouTube kugeza ubu ngubu. Ni bivuze gutya, ibi ntabwo bitinze, ibi byo ninshaka mbizire ndabivuze. Amagambo nk'ayo yose y'iterabwoba, harimo n'abashyiramo amatariki ari byo. Ejo ntaro bashyizemo kuri 15 kwa gatatu hazaba ikintu. Sinzi niba hari icyo mwabonye cyabaho kuri iyo tariki. Ibi bintu byose ni umwuka w'ibinyoma Satani yasutse mu bantu, kandi yagiye kubikora. Arabanza amera nk'unababatije mu mwuka we, gasanga umuntu aravuga indimi zitari iz'umwuka, indimi bihimbiye z'impimbano, indimi bigishwe n'umushumba wabo, bakagira umwanya wo kuzivuga. Biriya ntabwo ari byo. Aho umushumba ahamagara abantu ngo nimuze tuvuge ku rurimi, biriya ntabwo ari byo. Ibyo byose ni uburyo Satani mu gukoresha ngo abahanuzi bayobye babe benshi. Mwongeremo n'ibitangaza. Noneho abakora ibitangaza babikora mu izina rya Yesu, ariko atari Kristo wabibatumye, ahubwo bakamera nka za nzererezi zo kwa Sikewa usanga mu Byakozwe 19. Izo nzererezi zo kwa Sikewa zabikoraga mu izina rya Yesu wo Pawulo avuga, ariko muzi ko abadayimoni nyuma baje kubamenya, barababaza ngo Yesu turamuzi na Pawulo turamuzi, mwebwe muri bande? Ngo nuko barabashwaratura, barya inzara, barabakomeretsa, bahava bavirirana. Yesu adufashe bakunzi bene data. Yesu abagira neza cyane, abarinde. Mumenye igihe uko kimeze, ku gihe kibaye kibi. Umuntu wese ashake kubana n'Imana neza kandi akijijwe neza. Imana ibe gukizwa neza, mubane n'Imana neza, mwejejwe kandi baho umwuka wo kugenzura. Ikintu nsorejeho kibabaje ni uko ngo ubwo buyobe n'ibyo bintu byose by'ibinyoma ngo Imana izabyemera kugira ngo bigere ku bantu banze kwizera ukuri ngo bakizwe, bashaka kwibera mu itorero cyangwa mu idini uko bakabaye, bashaka kwibera muri za worship team, mu rusengero uko bakabaye, nta kintu bahindutseho, bagikomeje ibyaha, bagikomeje ingeso mbi. Abantu banze kwizera ukuri ngo bakizwe, Imana izabohereza babarire ngo Imana izabohereza ubwo bushukanyi bukomeye. Tubisanga mu rwandiko rwa 2, dusome ijambo ry'Imana mu Batesalonike ba 2 igice cya 2 umurongo wa 5 kugera ku wa 12. Ntimwibuka yuko nababwiye ibyo nkiri kumwe namwe, kandi none muzi yuko ikimubuza ari ukugira ngo azahishurwe mu gihe cye, kuko amayoberane y'ubugome n'ubatangiye gukora, ariko ntazahishurwa keretse uyabuze ubu akuweho. Nibwo wa mugome azahishurwa, w'umwami Yesu azicisha umwuka uva mu kanwa ke, akamutsembesha kuboneka ko kuza kwe. Kuza k'uwo mugome kuri mu buryo bwo gukora kwa Satani, gufite imbaraga zose. Mwumva aho hantu, gufite imbaraga zose n'ibimenyetso n'ibitangaza, ariko by'ibinyoma, n'ubuhenzi bwose bwo gukiranirwa kubarimbuka, kuko batemeye gukunda ukuri ngo bakizwe. Nicyo gituma Imana izaboherereza ubushukanyi bukomeye cyane ngo bizere ibinyoma,
kugira ngo abatizeye iby'ukuri bose bakishimira gukiranirwa bacirweho iteka. Imana dufashe. Imana izabyemera, yaranabyemeye d'ailleurs, ntabwo ari ibizaza. Yarabyemeye ngo abantu banze kwizera ukuri, banze gukizwa ngo bihane ibyaha, maze bakire ubwo bushukanye, bakire ibyo bintu by'ubuyobe, bakire ibyo bisa n'umwuka kandi atari wo, bakire ibyo bisa n'ubuhanuzi kandi atari bwo, bakire ibyo bitangaza kandi bitavuye kuri Kristo. Ibyo byose ni ibintu biziye kugira ngo abanze kwakira ukuri ngo bakizwe barimbuke. Umwami adufashe cyane bene data. Uyu mwuka w'ibinyoma wuzuye mu bahanuzi 400 bose, Mikaya wenyine akaboneka ahagaze mu kuri kw'ijambo ry'Imana, akanga ibiguza, akemera kubaho uko yakabayeho, akabikubitirwa akabifungirwa, ariko akavugisha ukuri kw'ijambo ry'Imana. Uyu nguyu yabwiye umwana haba tumva ibi bintu nubwo utabyemeye, ukaba unkubise, ukaba umfungishije, dore ninjiye mabuso ndagiye, ariko uzamenya ko nari mu mwuka w'Imana urimo wicumita mu mwinjiro bakuri inyuma, kandi ingabo nizitabaruka zidatabarukanye umwami, nibwo muzamenya ko Imana yari muri jyewe. Bene data bakundwa, ndasaba Imana ngo irinde ubwoko bwayo, umukumbi wayo, hatagira abagwa muri ubu buyobe. Cyokora ni benshi bamaze kubigwamo, ariko Imana hari abo yarokora, hari abo yagarura. Imana ibahe umugisha. Mana, wakoze kubw'ijambo ryawe, fasha abantu bawe rero, ubagirire neza kandi ubarinde. Nubwo bimeze gutyo, ariko abawe urabazi, izawe urazizi. Wigeze wivugira ubwawe Yesu, uravuga ngo intama zanjye zizi ijwi ryanjye, kandi nanjye ndazizi nazo zikamenya, ngo ntabwo zitiranye ijwi ryanjye n'iry'abandi. Nuko rero umukumbi wawe, itorero ryawe, bahe kumenya neza ijwi ryawe, yo kukwitiranya n'abandi. Ndagushimiye kubyumvise, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen.